nako bisa kugira uwukunda wumva wamuhibye ufite byose my vanilla wandutiye bose amaze gukonfirma ntago nzicuza I say nobody like you nobody nobody like you my baby nobody like you nobody like you my baby yo yeah twe the same turayemera cyane shout out to my people bro nanjye gusa barabaga tunafite gahunda yo kuzakorana nuko bakiri busy ariko nibahuguka ndikeka ko tuzakora twebwe akenshi the same turaganira twabwiye abasaza uyu muziki tuwurimo ariko twe ntabwo tuje gukompeta namwe ahubwo tuje gukora uri kumva tuvuga natwe tugere ku bintu byanyu mwako kandi ibintu the same yakoze twebwe ntabwo turabikora gusa natwe twabikora gusa natwe twabikora ariko ntabwo tuje guhangana nabo kubera ko naba legend bane abasaza kandi abasaza industry yacu ahantu iri ntabwo dukeneye guhangana dukeneye gufashanya no gusapotingana icyiza cyabo nabo baratubonye baratubwira man muze mukuri kandi mufite talent brother ndabashimira cyane man muri humble man abiro ahantu hose muri ndakeka message yanyu mwayumvishe indabo zanyu turazibahaye you guys you did a great job back in the days till today mugikora mufite na hit iri kubikora byatari Twin Vibes barabashimira Fika none ukuntu ari umuntu mubi cyane Pacifique yararakaye cyane avuga man Oli twini semani muri korari man teguze n'abantu kandi nakubwira aba Pacifique situra abahanzi umuhanzi kwitegurira igitaramo cy'abaridanje kandi barabaniga kandi barabikoze umva genda babwiye ngo respect ya danje biragoye ntabwo biba byoroshye man ariko barabikoze barateguye biba ngombwa yuko bakoresha ubwenge bwabo hazamo aba sponsor bro Phil Pause man thank you brother turavugana cyane bro turavugana yanga no kubyemera Phil Pause ari kubyanga no kubyemera brother ndamukunda man ari humble ara supportinga man numwana mwiza none adukunda ko Phil Pause muvuzeho abantu bagira ngo ni ibintu bisanzwe CM outfit Sidra Montana bambike Sidra ari nature talented azikureba akareba ikintu kijyanye na man n'umuntu nyine dukwiye gufatira umwanya tukamureba Sidra burani mubi cyane yaje hano dukorana ikiganiro amaniye genga ariko ikiganiro mu minsi 3 cyari kimaze kurebwa n'abantu 1000 kandi urumva kuri channel cyashya hano muri G-Town abantu bataramenya byaje cyane abari ibintu bidasanzwe man niyo na breaking the record wa mbere buri arebwa n'abantu 1000 mu minsi mike ariko Sidra nawe bajya bamwita mobile bikora mu masaha 20 nayo itagira mu 2200 ye na Sidra bajya bamwita mobile ubundi ni Sidra ni uwakabi ya man Sidra wakabi Sidra tukubatije akazina ni umuntu uri talented man cyane ni umuntu nyine mwakwishara muri studio igitekerezo umva mukakibona bidatinze noneho nka gutya natwe biba bikunda nyine kuba dutekereza cyane ikintu vuba none iyo twahuje bihita biba vuba ishambo ni umuntu twajya kwandika we tugiye gufasha nk'undi muntu muri stu ntidutinde ukundirimba man kubera ko nabaye umuhanzi agahita yumva ko ugiye kunywa itabi agahita yumva nyine ko urangiye wangiritse kwangirika ugiye mu bakobwa yes greetings ladies and gentlemen from east to the west north to the south G-Town people, Goma people, Bana Goma, everybody, how you doing man? Uyu munsi ngiye kwakira abahanzi nkuko muri kwabona kuri screen zanyu ni Twin Vibes. Ndakeka ko tugiye kugirana ikiganiro cya fresh. Abajene murabona uburyo bifunze begetseho. Guys, how you doing? It's a good bro, it's a good kabisa. Meze fresh. Meze neza cyane. Awazi kugira kubera ko rero njya nakira abantu bagiye batandukanye kugira ngo abantu bataza gukeka ko wenda ari nk'abantu baba stylish cyangwa se abakinnyi ari abahanzi tunama kaboro nyine kugira ngo n'abantu bahite bumva ko ndi kumwe n'abahanzi nako bisa kugira uwukunda wumva wamuhibye ufite byose my vanilla
wandutiye bose namaze gukonfirma ntago nzicuza nobody like you nobody nobody like you my baby Nobody like you. nobody like you my baby. Yes sir, hope you guys mwabyumvishe. Tugiye kubana na Twin Vibes muri Sundown Show. This is weekend, ndakeka ko tugiye gupremieringa indirimbo yitwa Nobody banahereho baririmba. Indirimbo mwayivuga gute wenda uburyo mwatekereje kuyikora bwa featuringa n'umuhanzi Ish Mobaya? Donc introduction y'indirimbo ku bantu wenda bayibonye yavuye he? Wenda ukuntu twababwira nyine twe twaricaye dusanga wenda dukeneye collabo nubwo Ish Mobaya twirirwana mu buzima busanzwe turavuga dukeneye collabos iri new generation ubu ngubu kuko yaki Gisenyi hari aba legend. Yes. Ako turavuga dutangize dukora collabo iri new generation kandi iri gukora. Ubwo turareba tugira igitekerezo tuganira na producer Babit ko yakari gufasha Ish Mobaya. Producer Babit ni nawe wakoze track. Ni wakoze track. Umuhanga kabisa. Turaganira twamuhaye igitekerezo akatubwira amasa byaba ari byiza cyane. Aba bantu nabo batangiye kwica ibintu. Nari Ibyo bintu byaba ari fresh cyane mukoze iyo track kubera ko mwese muri move nziza. Indirimbo yaba fresh ni na generation imwe. Ubwo duhita dutekereza turabyanzura ariko indirimbo ntabwo twayikoze ku kanya. Twahise tugenda dusa nk'abyihorera dupanga umunsi wo kujya studio. Tugenda studio twisanga twakoze Nobody. Donc mvuga ngo idea yo gukora Nobody yavuye kuri Twin Vibes. Nimwe mwazanye idea ariko mwumva ko mugomba gukorana n'undi muhanzi mushyashya new generation yanyu. Wenda misemera naho ngaho muri kuvuga ko wenda Gisenyi hari aba legend, nshatse kuvuga ngo hari abahanzi bamaze igihe bakora imiziki ariko mwebwe muracyari muri amaraso mashya niko twavuga muri industry, sibyo? Umuntu ahita yibaza ngo mwatangiye umuziki ryari. Wenda reka nkubwire ikintu kimwe. Ngo twe tukubwire yuko wenda igitekerezo cya Nobody aricyo twakizanye twe twenyine. Yego. We twagize igitekerezo cyo kuba twakorana na Ish Mobaya. Okay. Ariko igitekerezo cya Nobody twakigize ari uko turi muri studio twese na Ish Mobaya na Babit. Unundi muniga bita Boaz uririmba gospel. Ni mubi cyane uriya muhungu bamurebe yitwa Boaz. Afite indirimbo nziza cyane umuhungu wanjye. Icyo gitekerezo cyaje turi muri studio cya Nobody. Ariko wenda nka Twin Vibes mu mugenzi wanjye nakubwira ajya nduguya ryari. Mwatangiye gukora ryari bro? Twin Vibes twatangiye chamani is a long story. Man, uko gusa ndashimira no brother namushimira cyane kuko yaramfashije. Twin Vibes yatangiye nyuma yuko mura n'ibibazo bimeze bite? Nahoye n'ibibazo nyine byagufusha umukunzi mama w'umwana. So nari ndi mu gihe cy'agahinda cyane gakomeye cyane. Birumvikana. Meraho nkushimira bro. Meraho nkushimira cyane nkaho uri wanyigije muri kariya. So mbere yaho twaririmbaga turi single, buri umwe yari single aririmba kwe ku giti cye. So nibwo nyine n'icyo gihe kimeze gutyo araje arambwira ati se bro sibura urakibuka kuririmba man, ufite imbaraga zo kujya kuba wagenda ukaririmba. Twagiye ambwira ati okay man, no si ufite impano nta hantu imana ijya man, ishobora gusinzira ariko anytime yabyuka. Nuko nguko twafashe igitekerezo tuba tugiye muri studio. We tugenda tugiye gukora buri muntu ku giti kiwe. Buri muntu ku giti cye. Arabivuze. Maze babwire abantu batukunda bombi. Nuko rero
tugeze muri studio twadukubise Energy indirimbo Energy nayo iri kuri YouTube channel yanyu ya Twin Vibes yari featuring kirya yari indirimbo ya Fawaz Kari Gold azamo ari featuring okay that's what's up urwego rwo kuvuga ati se bro waririmba man abo yari indirimbo ya Gold yari yanyu iri bujye kuri YouTube channel ya Gold gendi featuring indirimbo ikimara gukunda twanashutinze yego urumva sasa muri Energy harimo boy Kali nanjye ngahita Cloudy yeah urumva n'abantu babiri batandukanye tugikora ibyo ngibyo ageze abantu bita biza abe umva Pacifica twamugishije inama na Babiti na Isha Mubaya ndakeka na Big Deal urumva man twababwiye man dufite icyikizo kiruzi gucira gucira iki twakora bahita tubwira man bibaye byiza mwababyo kuko igisenyi dufite disemu yonyine man disemu rero nayo ikeneye abantu baza wenda kuko ngo tunashatse twavuga ngo hagati yakunda cyane nobody bimeze bite tugashyira ku munzani tukaza kureba n'abantu muze guhitamanuka muri comment muze kureba indirimbo ya DSM mu compare n'indirimbo y'aba bajene hanyuma tuze kureba muri comment muze kutubwira ariko twe bimeze bite twebwe mw'abantu mwe mureke tubabwire twe DSM turayemera cyane shout out to my people bro tunafite gahunda yo kuzakorana no cyane rwose ariko nibahuguka ndikeka ko tuzakora twebwe akenshi DSM turaganira twabwiye abasaza uyu muziki tuwurimo ariko twe ntabwo tuje gukompeta namwe ahubwo tuje gukora uri kumva tuvuga natwe tugere ku bintu byanyu mwako kandi ibintu DSM yakoze twebwe ntabwo turabikora gusa natwe twabikora gusa natwe twabikora ariko ntabwo tuje guhangana nabo kubera ko naba legend man abasaza kandi abasaza industry yacu ahantu iri ntabwo dukeneye guhangana dukeneye gufashanya no gusapotinga icyiza cyabo nabo baratubonye baratubwira man muze mukuri kandi mufite talent brother ndabashimira cyane man muri hambo man abiro ahantu hose muri ndakeka message yanyu mwayumvishe indabo zanyu turazibahaye you guys you did a great job back in the days till today mugikora mufite na hit iri kubikora byatari Twin Vibes barabashimira ko mwaba welcome muri industry so abantu bazana muri comment ikintu bari bukore bari buvuge sha babashingire wenda mukubona yuko no baba just barebe video kugira ngo industry yacu just issue ariko nta kindi kuko na ndirimbo nimwe mbi irimo track zose ni fresh bo bajyemo just baturebere gusa tubyati man turabona bimeze gutya na gutya sibyo ibintu twakubwiraga rero wumva icyo kintu donc niko cyo groupe yavutse indirimbo yari yuyu indirimbo yari ya Kari Gold mugiye ku indirimbo yari yanjye indirimbo yari yanjye nuko inspired tukimara kuyikora azitekerezo abantu bafite semani ko mufite courage ikintu mwakoze ari cyiza nakuntu mwakombininga imbaraga zanyu mugashyira hamwe ubundi ubuzima bwose mani bushingiye kuri collaboration y'abantu bose bafatanyije mani ibintu byose bigenda neza no kuba isi aka kanya ahantu igeza ni ukubera ubufatanye bw'abantu buriya urabona nk'ibyo koti wambaye ngo mu ruganda haba hari umujene ushinzwe gushyiraho agakora gusa akaza n'undi utera umufuka akaza n'undi ushyiraho akaboko ngo aribyo bintu mana zigusa so niyo mpamvu n'Imana agiye turimo ikaduha talent zigiye zitandukanye ikaguha talent yo kuririmba ariko wenda kuba wakora ikiganiro ukore vlogging gutya ugasanga wenda atari ibintu byawe cyangwa se ukaba uri multi talented ariko utavuga ngo ibintu byose ndabizi niyo mpamvu rero gushyira hamwe ari byiza niyo mpamvu nawe mwahisemo gukora itsinda mu ryita Twin Vibes hanyuma nshaka kubaza mpereye kuri iryo zina kuki mwahisemo kwita Twin Vibes weka nkuremo rinete aho birakomeye cyane aho yabifokore cyane birakomeye cyane bantu banyu izina Twin Vibes utwaye dufite ibintu ibi bibiri koko Pacifica bikimugera ati hoya Pacifica ati ntabyo nshaka Isha Mubaya bikimugera ati no Babita ati wapi twari dufite amazina abiri Holy Twin na Twin Vibes ariko Twin Vibes byavuye kuri mushiki wacu witwa Jazila turavuga mana yanjye Jazila dufite burya na Energy mva abifitemo ubushake cyane uwo Jazila urumva twarayimubwiye atubwiye mana dukora ibi n'ibi kugira ngo umusohore Energy irarenze yayumvise imbere gusa muri studio Energy Isha yarayizi na Babiti bavuga gutya na gutya noneho twari dufite Holy Twin na Twin Vibes tugiye kwanza bavuga
Fika noneho ukuntu ari umuntu mubi cyane Pacifique yararakaye cyane avuga mani Holy Twin se mani muri korari mani akivuga ko kano umusaza murabuze umuhungu wanjye yarakaye cyane so ariko nanjye Holy Twin yakomeje avuga kuri Holy Twin ko ariyo twahitamo ndamwangira ambwira ati se mani Holy Twin nanjye sindi kubyumva ko ari ibintu bya nanjye muza wenda kumbaza idea yanjye nari guhitamo gufata Twin Vibes. Okay. No na just ragira gitekerezo yagize ndamubwiye ati man ndumva jewe ni bitavamo. Ndamubwiye ati se akuntu twafata akantu ka vibes man. Uyu muvandimwe wagera rero man ni umuhanga uyu muvandimwe ndamwemera cyane ariko kumwumvisha ikintu bigusaba kujya yabanye cyane turumvikana urashinzwe kububana cyane uyu nguyu ni umuntu kushobora kubwira ngo ndi haruguru iburyo se ngatuwapi ntabwo ndarya neza yabona bigeze ku meza wabona ucyarura wallahi itasa mani wese yategeze umuntu ibintu biba bidaje mo ntabwo numva babwira ukuntu numva nabisobanura sasa nyine urumva ari talented afite impano ya danje ari nature talented ibyo ndabihamya ndabizi neza so yo atekereje ku kintu nyine ahitavuga ati ntacyo nabanza nicyo cyanyacyo kabisa cyanyacyo ubwo rero ushaka kumuzaniramo ibindi bintu biturutse ku ruhande biramugora kubyumva bisaba uzana izindi support nini cyane kabisa zigomba kubimwumvisha nuko nabwiye ati cyo cyamaye Holy Twin ntabwo ndiko byo muhitamo just gufata Twin Vibes cyane abaragiye aramubwira ati Twin Vibes man iri ku vibes yo boro ivugitse fresh ako kuba twarafashe Twin Vibes kuva kera kwe kuro twabanye igihe kinini tuba ahantu hamwe donc bango brotherhood yani ya kera cyane cyabise so abantu rero izina Twin Vibes n'ubundi Twin bari twise mbere yuko Twin Vibes kwa kundi abantu bababonana ako sikari byo siko nanjye muri click yanjye arabajene n'inshuti zanjye yo tubonye wenda wowe ukunda kugendana n'undi muntu bitatuvuga ngo muri impanga ku buryo niyo duye mu nzira tuvuga ati za mpanga zahuye none mwese mwite Twin Vibes urumva so no kuvuga ngo abantu mwese mufite abantu babita aba twin nukubera ko nyine muba mugendana cyane abantu babonana kenshi bagavuga wenda bari abantu ni impanga reka rero ntatinze byatari turacyari kuri iyi ngoma nobody reka meteni mwakoranye na Ishin Mubaya reka mere ku bibazo bimwe nari mfite harimo n'ibyo abantu bajye bambaza kuri status yanjye WhatsApp babonye ko ndi ubatumire bakareba iriya ndirimbo nari maze iminsi kiraho ama link kiraho ama coming soon bayikunda bavuga ati man ibori irarenze biki n'ibiki reka noneho duhere ku bibazo bimwe abantu bambajije n'ibyo nateguye mugende mu binsubizaho sibyo icyambere nagombaga kubabaza niba koko muri impanga wenda kuko mudasa 100% kubigaragara wenda z'amafojimo kuko bibaho impanga zidasa amafojimo ariko cyo ndekeka mwagisubije nise Twin Vibes kubera kugendana cyane muhitamo tunabana iryo zina kubera umunsi twabanyemo ku buryo umubyeyi wacu nyine avuga abahungu banjye se muri hehe mwatashye ikindi nagombaga kubabazana nakibajije nateguye mu bibazo nagomba kubabaza igihe mwatangiriye gukora music mwambwiye ko nyine mutangiye uriya mwaka mu kwa kane mu kwa kabiri nduguya sibyo inaji irajamiza imaze amezi 8 nayirebaga kuri YouTube akamufu kameza amezi 7 ndakeka so ngo ibintu byose n'ibyo mwapushize byose twaje bikurikiranye 2024 okay noneho ikindi kintu ngiye kubaza wenda promotion muri G-Town murayibona gute promotion umva promotion hatari mwanduguya reka gubwiye promotion ya Gisenyi promotion ya Gisenyi kuri mesi urabivuga ndabizi promotion ya Gisenyi hari abantu benshi bakunda umuziki man yego mu karere ka Gisenyi ako batafata amafaranga yabo ngo bayashore uniba baba batinya yuko bake kandi ntago bake man kuko abantu baba bafite ibintu byiza mu mutwe yacu man harimo ibintu byiza Gisenyi hari abahanzi beza benshi nakubwira bro noneho abwo bo batinyuke bashore muri promotion y'umuziki wa Gisenyi bizaba byiza kubera ko wenda man hari abantu tuba bakunda umuziki wa Gisenyi no abanyagisenyi bose bakunda umuziki
West akunda Uzi umuziki. West n'abamama bakunda imiziki urabibona mu mikutano n'uburyo sibyo ahubwo se buriya ntago West- nta bantu baratangira nko kubatumira se mu mikutano Eh, biraje biraje bibe kabisa. kana kabore kabakubise mu mikutano hasi jewe ndakwereka ndi kuririmba mu mukutano niziritse nyinshi n'iki umushitanzi iyo narakaye cyane bazi umuhungu wanjye ngo ndi kongera se ubundi yarigize mbose ndi kongera se ubundi bimeze biti narakaye cyane ariko man hari abantu bakunda umuziki cyane West ba ewa, West umva respect West. sha kabisa umva papa. shout kuri West Mm. undi muntu wese ni Big Shema umva afashe umuziki wa Gisenyi cyane buriya kari Twavuze uzi ngiye urabona Big Shema Mm. buriya man Big Shema twigeze kubaho natwe turi impanga zamani turashize zamani bro mutabare n'abamere ubwo twarabashije na mama we ibaze ko izina yari Big yari Shema babaye imana inshuti ya Grammy wanjye cyane hari Nyakabundi ndetse abantu bahaza hakiri isoko eh buriya hari igihe kigeze kugera njye na Big Shema man tugendana buri munsi tukiri aha. abapeta ariko nyine kwa kundi live Siyumva. za mwagashiftinga akajya kuba nko muri Kigali Mm. ubuzima nyine bugahinduka tukaburana umwe akajya kwiga wenda wanyereka mu ibyo bihe ntara byawe na Big Shema muri byari birenze abatsinda. mani nuko nta ibintu bya internet byari bitaraza Mm. urumva niyo mpamvu nari mugarutseho kandi no gukora akazi keza ni cyane muzima muri cyane Big industry Shema ni muzima urumva ni cyane umuntu uri seriye dukina abantu nk'abariye muri industry kugira ngo irusheho Eh, kongera turabake- kugera muri bya bihe bya kera murabyibuka sibyo. igihe bami ku kirwage cy'ibikomangoma Ehe. igihe cyaba Young Grace cyaba man, Young Grace industry ba abungere ba Segusene, Basu ba- ba Buba buriya muziki murabibuka wari mbone urenze cyane nshimireho na Big Deal Mm. nawe man arafasha cyane. nawe ari gukora cyane Umva- ari gufasha yawugushireho na Big Deal Babit. ari hejuru cyane ni abantu bari humble, ni abantu bari passion mu byo bakora. mani wenda sinzi Basobanukiwe niba wari ibyo barimo. kutubaza kuri Babit wowe ndaza kubigeraho wowe urasubiza ibyo nkubaza hari ibindi abaniga ba Danje mani Mm. tu. One of the best in West Coast. Yeah, man. Mm. Umva none ikindi kibazo reka nkibaze kari gold ari nawe uza kukinsubiza Ubaze. Naam. wowe ku giti cyawe Mm. bijyanye wenda n'ama radio station dufite amacano ari online ari automated gutya kwa YouTube ubona ahagije ku buryo kuba wakora promotion byakorohera Mu Rwanda no cyangwa hano Igisenyi cyane sasa rero ikintu Ngo, nakubwira cyo Mm. ntago umuhungu wanjye ngo reka kinsubize ntago bihagije cyane kuba byahita bipromotinga bitugeze ku rundi rwego. yego bipushinge cyane bipushinge cyane. Ubundi ikintu cya mbere njya nemera cyo nuko iyo ahantu hari competition yego ahantu hari umusaruro competition uragaragara cyane. Mm. Urumva niba twaba dufite radio Rubavu Mm. ariyo yonyine ikora hari n'isano isano ntago ifite idakora cyane. ntago ikora cyane. ntabwo ari Urakumva? RBA So- Aho twese tukajya twisanga turi ahantu hamwe. hamwe Okay, twaje kuri YouTube channel yawe Mm. kuri wowe gusa. Njye gusa. izindi uzizi zikora nk'ibyo ukora se. Shana ntazo kabisa ni niyo mpamvu nanjye nshishikariza abantu mbabwira ngo man muze online mukore hariho amafaranga ni na entertainment nubwo utabonamo ayo mafaranga ariko amafaranga wafasha muri arahari promotion. cyane amafaranga azaza man arahari cyane wa mugani Ibaze. colleague money will come you just come and let's do this you know Yeah. amafaranga igihe cyane kigera azaza ariko impamvu nayo mbibabajije nuko nanjye nzi ko Gisenyi dukeneye televiziyo Mm. tugeze kugira amahirwe yo kubona mishapi Mishapi yaraje. ariko ije hano Gisenyi Mm. biragorana Yabaye ntijya Gisenyi? gukorerwa no Yabaye yagombaga gukora Ntabyo nzi. Gisenyi n'ibikoresho byayo byabaga hano Gisenyi n'abanyamakuru bayikoze ndabazi nigaruke nigaruke sinzi uko byagenze ihita yigira hano i Goma ariko urumva dukeneye televiziyo kandi no mu gihe tugezemo ntabwo televiziyo zose zigomba kuba i Kigali gusa dukeneye turayizana Gisenyi abandi wihariye bo mu karere urenze. ka Rubavu dukeneye televiziyo sibyo iri kuri mainstream kuri za kanali nahe ku buryo ushobora kugira ibintu byawe bikagera kure cyane hashoboka dukeneye izindi radiyo zigenga ziri active dukeneye kandi n'ama YouTube channels menshi kuko arafasha muri promotion ngira ngo usigaye ubibona yafasha cyane. arafasha zirafasha cyane. bya Urumva tari nibyo ndi kukubwira. Mm. Urumva competition urumva yo yago ahari. Ukumva Sabe, ukumva ba Emirene na Irene None ibi byo byose umuntu ba wageze 3D hari TV umuntu wageze hariya bose akabasha kubaca mu maso. none hari undi warakaye witwa Manibu Manibo, ukoresha aba- Badino Eh, Nyawe, yarakaye. Enzo, yes man dukeneye Ba- ba social media influencer benshi benshi. sibyo? abantu n'abavloga benshi bagomba gukorera kuri YouTube kugira ngo barusheho gupushinga ibiboro byanyu Ibaza izo mbaraga zawe ufite. Mm. Uramutse ubonye undi muntu nawe uri kompeta kuri wowe. nkuba kabisa Eh, sinkore wagakora ntabwo najya ndyama ntabwo wajya uryama. Eh. Ubu wajya uhiga amakuru Mm. bishoboka cyane mu gihe Yeah.
urumva ko promotion iracyagoye ari niyo mpamvu sometime ibintu byacu dukora hano bitagera kure kandi ari byiza amana byagakwiye kugera kure ariko kubera ikibazo cya promotion nanasaba n'abantu wenda baba bafite ubushobozi mushore nyine muri ibyo bintu kugira ngo namwe muzabone n'inyungu kandi bifashe na industry kuba yabasha gukura n'igihugu muri rusange sibyo igihe kintu nabisabira no kubikunda umuntu akunde n'ababikora kubikunda mukunde n'ababikora kuko nitwe nitumara twikunda ubwacu nyine yego twikunze tukisapotinga ubwacu n'abandi bazadukunda bizamuka kuko urumva ndimo kubaza ntabwo uramugari bawe bari muri jokes ubundi reka nkubaze ikibazo ngaho mba case baza gold no reka nkubaze wowe Twin Vibes urumva Twin Vibes wenda naraza kugufasha kunganira uyu mwaka gahunda urabona nibwo umwaka ugitangira buri muntu yagitangira umwaka ashyiraho imihigo uyu mwaka nzakora uyu mwaka mu kazi mu biki ibibore bigiye bitandukanye mwebwe uyu mwaka nka Twin Vibes muri music industry murateganya gukora ibiki muri uyu mwaka wenda nka Twin Vibes turateganya gukora ibintu byiza nyine tutakoze umwaka ushize kuko umwaka ushize wararangiye ibyo twakoze barabibonye sibyo ahubwo bo bitege iby'umwaka nka Twin Vibes kandi burya twatangiye man yes nobody nibimeze kuriya ntabwo tuzazana ikintu kiri hasi nabonye twinjiye Isibo TV ibiki n'ibiki urumva ko deja mwatangiye RPA twazinjiyemo twakomeje cyane ahubwo bo bitege ibintu noneho birenze nobody nakana bro turanabica vuga ati cyane vuga mbabwire abakunzi bacu badukunda ba Twin Vibes man is the best babwire choice you made in ukunda your Twin life Vibes is the best choice you made in your life man ni ukuri kw'Imana badukunda ntago bazi babarebe kandi babakunda Kezi uri kureba mudu umva umuntu abarimo iyi mode Twin Vibes nihoramo ahariho hose bibe twicaranye n'abandi yemba ni ikindi kibazo bro man uri umuntu w'agaciro mu industry man ukeneye cyane akeneye kukumenya bro bakumenye kandi bagukunda man no hari abasore kujya bakureba buri munsi tugiye ko duhorana wenda nyine nago sinjya nguhaga kubera ko ufite ibisha byinshi cyane akandi kabazo mfite cyaka kubabaza nka Twin Vibes mubona muzungukira muri uyu muziki muri gukora tugomba kuguka tutazunguka ntabwo twashobora kurakaye ntarakaye cyane ntarakaye cyane asibaze bino biciri biri gutakazwa mwana wawe bigomba kugaruka tugomba kubigarura reka nze mu buhe buryo itwanatangiye kuyabonaho buryo rero nuko utabizi ndabizi niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbabaze abantu bumvireho bamenye ko ibyo muri marakazi n'uwari ufite ubwoba atinyuke numvaga atashora abashe kuba yashora natinyuke mani kubera ko turashoboye nicyo cyambere sibyo yego ibyo byo ntawe bishidikanyaho ikindi kintu bye namubwira nuko Twin Vibes niba dutumiye mu bintu byawe ntago ari gutyo ntago biba byoroshye tugirana ibiganiro na fan base nini ubwo niba umuntu avuga ati muze muririmbe muri club yanjye Kezi ngenza mu kirori cyanjye murazana abantu benshi umva ngubwire man umva ngubwire asubundi Kezi twazamubwira akaza karya ko ari amafaranga mwana wawe azaze yirire man you are most welcome brother namyakizana okay nari amafaranga arahari mu muziki wa gisi donc nuvuga ngo uburyo mucuruza imiziki yanyu harimo wenda kwa nabonye mufite platforms zose zicuruza imiziki Spotify Apple Music tubayeho nabonye abantu benshi twararakaye abaniga bose bakorera namwe mwarahagize kandi fresh byatari ko imiziki yanyu abantu bose reka nze nkubwire impamvu umuziki wa Gisenyi urimo amafaranga ubu ngubu ntabwo umusani wa Gisenyi muri minsi bari kwitegurira show album launch nanabikunze cyane ya runaka sibyo wenda Pacifica barikoze umwaka muri uyu mwaka barateguye Ishambaye nayo yateguye high school school love ndakeka Ishambaye yabafika ni bituruta niba ari n'umugisha ndakeka sibizi noneho man bari abaniga bategura ish nabyumva aze kureba uburyo yagira hano tugakorana akambwira kuri iyo gahunda afite turamubwira teguze n'abantu kabisa ikindi kintu nakubwira aba Pacifica turi abahanzi umuhanzi kwitegurira igitaramo cy'abaridanje kandi bari abaniga kandi barabikoze umva genda babwiye ngo respect ya danje biragoye ntabwo biba byoroshye man ariko barabikoze barateguye
biba ngombwa yuko bakoresha ubwenge bwabo, hazamo abasponsa bro. Kubera iki bakoresheje ubwenge bwabo bari gushaka hariko kivuga ngo ntabwo twayibonetsemo, you can make it. ubundi ibiboro byaho ntabwo twayibonetsemo wenda nka Twin Vibes, ariko ndatekereza yuko twarabipostinze, twaranabikunze, twabihaye imbaraga zacu nka Twin Vibes, kandi ndatekereza ibindi biri imbere nibyo byiza kurusha ibya n'ubundi imbere ni heza. Ibitaramo byinshi Twin Vibes hari featuring iri big muri ya gahunda mufite y'umwaka, mushobora kuba mwateguza abantu featuring irahari, ariko is a secret. none nagiteguye ngo ntibabaze abantu babimenye, kuko urumva niba iyo izatuma izarushaho gupushinga izina ryanyu rimenyekane, abantu bazagaruke n'inyuma barebe n'izi boro muri gukora ubu ngubu, kuko nicyo cyiza nyine cyo gukora, cyo guhora utera intambwe ujya imbere. Okay, ndumva icyo gisobanutse. Collabo iri big irahari mu gihugu. Ikindi wenda ninde wabahitiyemo ziriya location mwakoreyemo? Nobody. Phil Pause man, thank you brother. Bro, byanga no kubyemera. Phil Pause ari byanga no kubyemera. Brother ndamukunda man, ari humble, ara supporting man, numwana mwiza. None adukunda ko Phil Pause muvuzeho abantu bagira ngo ni ibintu bisanzwe. Phil Pause ari hari, wibaza ko hari mu baraperi channel mfite ndakeka Fawazi yarayibonye, yitwa Kivu Club TV. Tugiye kuzajya dukuramo Kivu Club podcast, nkuko mukaza gupremiering indirimbo yanyu tukayicuranga, ibiboro byose nyine ndimo kwitegura, urumva ibintu bisaba energy nyinshi cyane, izajya yibanda ku muziki cyane. Twarakaye iyo boro beat soundtrack ya mbere abaraperi bazajya bakoreramo yakorewe muri True Sound kwa Phil Pause. Urumva Phil Pause aradutumira cyane man, ngo tuzajye. Nagiye home ndarya ndanywa, ampereza na beat ndayicyura ku mu producer we nishiye, nanamuha shout out producer Ronit. Urumva ni umuniga rero w'umwana mwiza byatari cyane. Urumva ko rero namwe rero wabahitiyemo izi location ni biboro birenze cyane. Yaduhitiyemo location yo ni n'umuraperi mwiza, bari mu baraperi babiri nge ndi gukurikira cyane, we na Joss Kid muri iyi minsi muri G-Town bari kubikora neza cyane. Nibo bantu bari mu kazi, oya barimo oya ni abaraperi beza. Dufite abari gukora habaho rimwe na kabiri na gatatu. Asireka mbabwire man, niteguye volume harigeza ni ya mbere ni ya kabiri zose yasaka Bex arabisha cyane nabo cyera ari bubi cyane. Bex ari seriye cyane, sibyo? So location Phil Pause wazisemo location anadufasha ku buryo twayibona mu buryo bworoshye. Yaradufashije man Phil Pause, big up to you brother. Kandi amafaranga twari kwishura, reka nkubwize ukuri, twari kwishura uko ira location ntago ariyo twishuye kubera Phil Pause yeza twishuye hasi yayo. Iyo byitwe twe tubyiki bwabo umwe rero narindi kuvuga ngo ari abaniga bashaka kudufatanya. papa ari supporting uzakora ni ball man as a flowing. Oya man, reka mbabwire cyangwa ndi kuvuga ibintu wenda nani tubabwiye izo featuring batubajije nziza, yego zirahari, yego twababwiye ebyiri, ariko nabwo hari featuring izindi zikiri mu karere ka Gisenyi tuzakora, nkuko natwe hari abazadukenera, kandi nazo nziza ntabwo twazitambi man, kuko ibyiza bihera iwanyu bro. Yego ni tracks sibyo nduguya nziza 100%. Ni nziza man, ntago kuvuga ngo wakoreye mu rugo bituma ibintu bitaba byiza. Reka ikindi cyaka kubabaza, ninde wabambitse bro ko mwari mwambaye ibyamwe? Nabonye muri pirate ya basket nkabona mwasananishije na team. My boy bro, uriya muhogo bamuhereje Sidrati. Uya ongeraho ngo I am Sidrati asepa bambarira he yararakaye cyane uriya muhogo bro. Sidrati mu kazi cyane niba bambitse tukubwira ibyiza. Sidrati nawe ndabo zawe ndaziguhaye, wabambitse fresh bijyanye n'ahantu bakoreraga, bijyanye na video baririmbaga byose man, wagerageje guhuza yakoze ibintu birenze tutasezeranye. na ba Phil Pause nibo bambika bapapa abantu bari gukora indirimbo hano muri G-Town, mujye mujya muri CM Sidra Mountain, CM outfit Sidra Mountain bambike. Sidra man, Sidra ari nature talented, azikureba akareba ikintu kijyanye na man, n'umuntu nyine
dukwiye gufatira umwanya tukamureba ya Sidra buriya ni mubi cyane yaje hano dukorana ikiganiro amaniye genga ariko ikiganiro mu minsi 3 cyari kimaze kurebwa n'abantu 1000 kandi urumva kuri channel nshyashya hano muri G-Town abantu bataramenya byinshi cyane aba ari ibintu bidasanzwe man niyo muntu breaking the record wa mbere buri arebwa n'abantu 1000 mu minsi mike ahubwo Sindra nawe bajya bamwita mobile bikora mu masaha 20 itagira mu 2200 ya na Sindra bajya bamwita mobile ubundi ni Sindra ni uwakabi ya man Sidra wakabi Sidra tukubatije akazina ubwo ku mazina yawe wongeraho wakabi ibiboro ukora birarenze hanyuma umuvideographer wa shooting ira video ninde haryo mwitande ungiye kurivuga ntago njya mbishobora iki Colin Tira arakubwiye na Cole Barnett bitero barana ba producer na ko na ba videographer beza kwisi man big deal ari talented bro man abantu baze kureba iyi video turaza gupininga link y'indirimbo muri comment urajya muri comment ukireba hejuru akaboro k'ubururu ugaclick urahita winjira kuri indirimbo Nobody twaje kuganiraho ma uze kureba icyangwa abajene bari bambaye urebe location bakuriyemo urebe color collection urebe boro byose wumve sound buryo boro byose masterinze neza uraza gusanga ko nyine abajene bari hano imbere yanyu kuri kamera bakoze ibintu bihambaye cyane ari buyimenye noneho ikiza cya big deal man big deal ni umuntu mukuru cyane to mu mutwe man sibyo ureka muvuge nitonze kubera ko ibibazo by'abantu yabirenze man big deal ni umuntu musezerana ikintu kikaba uko kibaye donc yubahiriza isezerano ni umuntu wubahiriza none igihe ku muntu kiragora bro igihe abantu benshi kubikira tugora kiragora so niba big deal murasezerana akakubwira musaza big deal muhani saa ya 2 izina ry'Imana zirayaje atitaye kubura umuhanzi na wa makeup waje uwa kwambika niyo yatinda umukobwa niyo yatinda n'iki ibyo bikorere kugira big deal abahari atitaye ubwo mfite izindi boro ahubwo wowe nyiri gikorwa ushiduka ari kuguhamagara wallahi ukibaza se bimeze bite ko nagutanze man uriya muniga nyine utamuzi shout out to you guys utamuzi aramubarirwa tu utamuzi agomba kuba bose mba nifuza kuzahura nabo tukaganira kugira ngo kandi ndashishikariza buri muntu wese gukorana na big deal kubera ko umuntu uri hambo ari yo kuvuga ngo babaze kureba iyi video baraza kwihitiramo n'abagomba gukorana nawe kandi twari mahitamo bari buze gufata si ni yonyine barebe nabo yakoreye bose wenda muri mwaka turi gutangira cyangwa uri kurangira hari video nziza cyane man kandi umusaza mva afite ibintu ibikorwa by'icyayi yeah man guys muri comment nabonye kuri channel yanyu mu ndirimbo Nobody hari umukobwa witwa Alice Breeze yavuze ngo let's hit 1 million is it possible yavuze ngo iyi ndirimbo tuyipushinge yuzuze miliyoni mwamuri mu bahanzi ba breaking the record mu Rwanda yo kuba bakuzuza 1M birashoboka byashoboka Imana ibirimo gusa icyambere Imana ibirimo Imana ibirimo byashoboka gusa ariko bidusaba promotion nini cyane byama ari nabyo turimo gukora none aka kanya so n'abantu nyine uvuga ngo Alice Breeze icyo twamubwira uruhare rwe kugira ngo iyi hit ya miliyoni ashaka kuba yakorwa igerweho nafata indirimbo ayisharinga abantu gutyo nibyo urumva wambwiye ko uwo muntu ntabwo tumuzi yitwa Alice man ntabwo tumuzi ariko umuntu nka uriya baba bifurije kuzuza 1 million kandi man ahari hose umva reka tumuvugeho mani arakoze cyane atwifurije miliyoni tuzayirenza nduguya yego n'urucabana bro n'urucabana reka njye mukomeze mutwitege icyambere ngewe mukomeze mubikunde mubisupporting kandi n'Imana bifuza ko tugeraho tuzarugeraho ruzanarenga ikindi hari uwitwa Latifa yavuze ngo ndabakunda cyane Imana ashyiraho udutima twinshi ibiboro byinshi umufana nk'uyu waje muri comment akandika uzi ko n'abanyarwanda bifunga ariko agatayipinga kugira ngo ndabakunda cyane natwe turagukunda Latifa turagukunda kuba ukunda ibintu bya Twin Vibes I love you too Alice Latifa ndakeka message yumvikanye hanyuma wenda izo ni zimwe muri comment nari nakuye kuri channel yanyu za YouTube nari nabashije gukuramo ariko
turi kugana ku musozi ariko mbere yuko dusoza nshaka kubabaza ku muhanzi Isha Mbaya mwamuvugaho iki? Isha Mbaya uvuge cyane niwo muzi cyane twese turamuzi. Isha Mbaya turaziranye. Isha Mbaya ubundi kugira aze mu muziki ndimo Isha koze ndi umusaza cyane Isha Mbaya wasanga abantu bakubona uririmba kuriye batazi kuzikura pamani wasanga bazi kuririmba kuriya ina nobody nago turayitaho ngo ndape buri twayihereye ariko mwagize mwayihereyeho kabisa mwayikozeho noneho ukuntu ibintu bimeze. Isha mwamuvuga iki? Isha Mbaya ni umuntu uri talented man cyane. Ni umuntu nyine mwakwicara muri studio igitekerezo umva mukakibona bidatinze noneho nka gutya natwe biba bikunda nyine kuba dutekereza cyane ikintu vuba none iyo twawuje bihita biba vuba. Isha Mbaya ni umuntu twajya kwandika we tugiye gufasha nk'undi muntu muri stu ntidutinde ukundirimba man kubera ko abanzi b'igisenyi dusigaye dusapotingana akagutumira muri stu ukagenda ukamufasha. Ni byiza cyane man bikomeze nicyo kuza kwiwe nicyo cyane cyane bizaza twaramaze kubonamo ibiceri. Isha Mbaya kuza kwiwe tuzajya tunazikira na bano banyakigali ntabwo indirimbo yabo yajya gusohoka ujya usanga urutonde rw'abantu bayanditseho uzarebe mu nda abantu banditse mu nda. Isha Mbaya indirimbo ijya kumera kuriya bitewe nuko bahanye. Isha Mbaya kuza kwiwe bakayikoraho cyane nyine bakayihereza umwanya manje abantu bakayikunda. wenda tubajije kuri Mbaya Isha Mbaya kugaze mu karere ka Gise Isha nagavuka inaha i Rubavu. Isha Mbaya yaje aje kwiga kaminuza muri YouTube. Isha Mbaya njye nakoreraga ku producer witwa Frank Beat. Isha Mbaya yagiye gukora indirimbo imwe iyo ndirimbo nyine ntabwo bigeze bayimenya tu. Isha Mbaya ahita abona undi muhanzi kwa Frank Beat witwa Ishproud ari wenjye ndapa man. Isha Mbaya abaza Frank Beat wundi wiki niki biza kuba ngombwa yuko Isha Mbaya tumenyana none mushiki we ahita tura mu gipangu cya home. Wow. Urumva ko ibi boro kugira ngo ntago ari impanuka man. We yarambonye kuri video. Ikintu navuga yabonye muri video ya Salim Idibia nanjye. Isha Mbaya ahita yumva tugihuza bita ibiki niki duhita tuba amashiko yako. Isha Mbaya nagara umusiramu ariko yajyana gikanzu y'abasiramu ku ishuri kubera ngewe ari yanjye man. Nyina bari umuntu Isha Mbaya kugira ngo wenda ba Big Deal n'ababugu Ivan bamumenye nyine nuko twagiranye iyo connection kandi nge ndi umunyagisenyi. Yego usanzwe ufite abantu muziranye bose biba byiza branchuka mu kuri izo connection tubinshuti n'abandi bantu. Isha Mbaya na Cedric Pujadas hari undi muraperi witwa Cedric Pujadas na mwiza cyane. Bigenda gutyo biba byiza agenda akora ibintu byiza babimenya wenda kubera ko twajyanaga no mu bintu byinshi twese turimo. Ariko ubu ngo Isha Mbaya ni umuhanzi mwiza nyine utashidikanya mu karere no muri indirimbo hari ukuntu atangira avuga ngo Isha Mbaya Isha ni Mbaya karaka bero nabonye rero niko yakamwisi niwe wiyongwe wakamwisi kari mu ndirimbo bita Shumika abantu iri cyane yitwa Shumika kuri Team Vibes. Okay turaza kwireba neza gusoza. Ikintu bamenya cyo nuko Isha Mbaya atari yo ndirimbo ya mbere twari dukora. Oya ari ndirimbo ya mbere twakora izindi zaburiwe irengero wenda yahuriye ariko mwari mwayikoze niyo mpamvu wenda no muri nobody byihuse umva nyine nobody ntabwo byari chemistry bigahura cyane. Reka nze nkubwiye nobody ntabwo byari kugorana. Erega Pacifica twapanze gukora kera Fika turavuga reka tumubike ariko man muzabona featuring nyinshi Gisenyi zacu zirakenewe n'abandi bazadukenera man musatubona bitewe n'ibiganiro twagiranye. Ariko man abahanzi mwese muri Gisenyi umufata umwanya mukajya muri stu utitaye yuko uri bwunguke man ura respect man kuko kubikora bikunze nicyo kintu cya mbere kandi natwe ushobora gusucceedinga mu kintu runaka ugikuyikiyemo inyungu bisaba kubanza kubikunda inyungu zo ziza nyuma sibyo. Wenda guys mu gihe turi kugana ku musozo hari abantu mubasha gushimira mushaka gushimira babafasha babapushinga ndakeka ko ntibabura ntago babura supporting uratangira ubibwira ngo nanjye mfite kundi buvugi
njyewe wenda ikintu nakora kuri Energy, hari abadufashije benshi kubera ko hakozwe umva groupe igira isapotinga Energy, man barayisapotinze cyane kugira ngo aruke muri music. Nayo maze gucika intege bitewe nuko label nari ndimo twe twatandukanye, ubushobozi bwanjye ari buke, bakora groupe baransapotinga. Ariko right now buri ndirimbo yacu igira ikintu ikora idufashamo. Ariko man njyewe umva shout ku muntu bita Viviane. Viviane nyine Viviane kubera icyo aruhereyeho umva respect nyine aransapotinga mu bintu byanjye bya buri gihe cyane cyane mane cyane, abibamo buri gihe cyose tu nyine ashobora gutakaza ibintu byo kubera njyewe uwo muntu. N'abantu benshi badusapotinga, dukomeza gusapotinga umuvandimwe kandi inyungu izaza. Money will come. Colleague, money will come. Yuza na Babit, respect na Big Deal, ndetse na Basur. Na Basur yarakoze cyane. Mbese uno muntu ureba ibintu byacu aradusapotinga burya. Kari Gold, wowe umuntu ushimira ninde? Cyane dushimira mama. Zareba ahantu hose muri special thanks. Usanga harimo izina mama. Mama Twin Vibes yaradupfa. Uwo ngo yari yihare nanjye nari mwibike nari mfite kurundi muziki. So kuba wakora ikintu ubundi abantu benshi umuziki wabonamo ko ugiye kwangiza ubuzima bwawe. Kera cyane niho byari bigoye cyane, ariko muri iki gihe umuntu abafite ikibazo umuziki urimo amafaranga. Na n'ubu ngubu ari ababyeyi benshi batajya babyumva. Hari ababyeyi ushobora kubwira ati nabaye umuhanzi agahita yumva ko ugiye kunywa itabi, agahita yumva nyine ko urangiye wangiritse, kwangirika, ugiye mu bakobwa. Ariko we usohora indirimbo ahubwo ayifata mbere, ayifata turi gutegura video, ayibisha Energy yose arayizi, araririmba ibice byacu byose ababizi wenda kari uko tutaririmbira abantu, ariko turagira tubaririmbire tu. Iyo mbaza ati wenda ujye tukubaza simuriraje. Yarakubajije man. Hari ukuntu muzimiza nyine ku buryo umuntu atahita byumva. Hari ibintu yaririmbye bidafite uko nyine bitahita byumvikana wabyumva. Ariko umva ngo nagukora ibigutera isoni, urumva man, nagukora ibigutera isoni. Mama mere we ahita yumva ngo nagukora ibigutera isoni, nagutera gukora. Uri kumva ko akurikirana music. Bamubajije buriya umuntu uzakubaza kuri lyrics wanditse, uwo muntu aba yakurikiye ko abantu benshi bakurikira lyrics zanjye bafite ikibazo, sinzi niba nabasha kuzibasobanurira ko ari amagambo mwayakiriye uburyo natayaririmbyeho. Nk'irihe? Okay, urugero iriya nagukora ibigutera isoni, then je narahakanaga baby ntago ukora wowe ibigutera isoni. None ari ahandi hantu bajya bavuga ati nyine ngo momo iyo nkeneye ngo tamomo, abandi bahita bumva n'iki kandi wapi man ahita yumvira ku kiko. Je umukobwa wawe niba reka mubwire, you talk like a queen, nagukora ibigutera isoni, nuko sa no iyo nkeneye ngo tamomo. Urumva umukobwa uhita umukandira akanyenyeri, ukamuremera, uhita umutamati jya kubaho umwana wawe, jya kubaho umwana wawe. Umuntu nyine utakora ibimutera isoni, wirinda kuba yajya mu papa nyine ariyubaha. So ukamukandira momo, urumva ugomba kumwitaho. Ahandi noneho ngo menyera good vibes, umubiri nyirirwa na goosebumps. Abandi bahita bumva n'iki se ariko byumva kandi ni umenyera good vibes, umubiri nyirirwa na goosebumps. Goosebumps atuma ncesha the pool. Ndagera ngo nabyumvise gahitiri bari yacu mukuru bimeze rero. Amenyera good vibes akiriya no badi wayumvise ase uri kumva ari hehe hagushimishije umuntu yaririmba. Reka nkubwire wenda kubera ko ari featuring Ismubaya naza nzamubwira hari akaboro kuko nabonye comment 3 abantu bavuga ngo kari akantu ka Ismubaya abantu benshi bagakora
urumva noneho na kiriya gitero cya mbere nacyo kirarenze nero bushuhe ameze nk'uhora kumbabura niyo bakuvuga izina nanashwana nanarwana baby nk'ubu ikiriho wowe tuzana njye mbirimo ntuzigera urira ubu wabonye ukusa please don't worry abaye injyana y'umutima cyamerenge nguhese na ni wowe wambaye ubuzima merera nkuririmbira ifu de toi baby écoute-moi mimi na wewe milele ngukunda birenze forever nako bisa kugira ukunda wumva wamuha ibyo ufite byose my vanilla wandutiye bose amaze gukonfirma ntago nzicuza I say nobody like you nobody like you my baby nobody like you nobody like you my baby yo yeah you talk like a queen nagukora ibigutera isoni no kosa no iyo nyeneye ngo tamomomo oh baby calm down take it slow down korekeza kumenyera good vibes mu mubiri nyirirwa na goosebumps useka like malaika iyo duhose mbone borya ndebora je t'aime jusqu'à la fin yeah emerera nkuririmbire fou de toi baby écoute-moi ni mimi na wewe milele ngukunda birenze forever baby nako bisa kugira ubukunda umva wamuha ibyo ufite byose my vanilla wandutiye bose namaze gukonfirma ntago nzicuza dushake nobody like you nobody like you my baby nobody like you nobody like you my baby yeah man bro thank you so much man appreciate it man mufite amajwi ya fresh mufite lyrics nziza mukora ibiboro nyine man biri fashionable bijyanye n'igihe courage byatari mukomeze mukore cyane man ndakeka ko ntabwo tukiri muri ya myaka yahise man Green P yaririmbye bibujije ubu turi mu gihe man abantu bamaze kujijuka basobanukirwa ibiboro ibintu byiza barabimenya urumva umuhanzi bita Ish na Kivumbi no bigeze kuvuga Ishkefe na Kivumbi no bigeze kuvuga ngo ntabwo ubu ngubu ugikeneye radio cyane cyangwa televiziyo cyane ukeneye gukora ikintu cyiza warangiza ukagishyira hariya ubundi ukakireka kikijyana man urumva so man namwe nababwira ngo courage man impano murayifite ndakeka nta muntu wabijyaho impaka urumva mukomeze mukore cyane muzagira igihe cyo kugaruka mufite n'ibindi bikorwa tuganire dukomeze nyine tuvibing mugi usigaye mubibona ko interviews zisigaye ziryoha abantu basigaye bazikunda cyane z'abahanzi kubona abahanzi kurumva mbere umuntu yakoraga indirimbo agahita agenda bikarangira akazongera kugaruka ariko afite indirimbo gusa igihe nta ndirimbo afite ugasanga umuntu ukagira ngo nta nubwo akibaho yarapfuye niyo mpamvu usigaye ubona n'abahanzi bagiye batandukanye bakuru ba Bruce Melody bajya ku ma live bajya mu biganiro ku ma YouTube bari gukora cyane nyine kugira ngo abantu bakomeze bababone sibyo so man ndabashimiye cyane ko mwabashije kwitabira ubutumire bwanjye iki cyari kiganiro Sundown Show mwari kumwe nanjye Jarudi Kells aka The Plugger Mr umuzira gutataronse nari kumwe na Twin Vibes guys ndakeka mu gihe tugana ku musozo mwavuga wenda nk'ubutumwa mwahereza abafana banyu nyuma tugasoza kugira ngo mugere mu zindi gahunda abafana bacu wenda cyo twabwira nuko bareba nobody kandi uyibonye wese yifuze kwigeza kuri mugenzi we akiyumva mu kiganiro cya Case afate link yayo ayisharinge ku bandi ikomeze izamuke ni video nziza audio nziza buri gihe cyose tuzaba turi kumwe kandi tuzabariza ibintu byiza bombo clap mugende murebe n'ibindi
bikorwa abajene bakoze biri kuri channel yabo ya Twin Vibes. Yeah. Kuri Instagram abantu babakeneye n'undi ni Twin Vibes. Twin Vibes then the Fawaz Cloud all platforms zanjye. Fawaz Cloud. Yeah. Jenny Carl Gold kuri social media platforms. Umuntu agukeneye ko mufitaringa cyangwa se mukorana ikiganiro cyangwa se mwajya kuririmba nko muri party runaka urumva. So ndakeka abantu bari buze kubashaka mwaza no kuncaho nkaba contact zanyu ubundi nawo mwabageraho munyuze kuri zo social media platforms bakoresha. Nyuma ikintu usabwa wowe niba ukunda ibintu turimo gukora warebye indirimbo shyiraho aga comment keza ukanayikinga none ufata iyo link uyishyire kuri status ya WhatsApp gusa n'ibintu bitagutwara umunota ntabwo urimo. Ikindi cya kabiri nusharinga abajenera bubahaye umusanzu ruta nuko babashyira 100 ku meza we sharinga abo bantu 50 bawe bari kuri status ya WhatsApp ntabwo bari buze kuramo 20 baze gufungura iyo link bari iyo ndirimbo nibayikunda baraza gukora subscribe kuri channel yabo ubundi nicurebye umuhanzi abagusaba n'igihe yateguye igitaramo ukitabira man n'ukuri kw'Imana sha mwadukunda ko turi inshuti zanyu wallahi turashize mutabaye abakunzi bacu man is the best choice man you make in your life bro nta kintu man muzigera mutuburana man peace and love bro. Stay tuned on Jarudi Kells right here and turaza kongera gusubira mu biganiro biri imbere we sign out.